zijya mu mpande. Twakinnye gute, twakinnye iki? Reka tugaruke wenda ku mikinire nk'uko bivuze. Iyo urebye umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Adera Murusha, abavandimwe babivuze neza cyane. Ni umugabo wabonaga ko umupira warashaka cyangwa se imikinire yarashaka kubakira mu bakinnyi bo mu mpande. Urebye Mugisha Gilbert barafinda, umukinnyi mu mikino duheruka gukina vuba n'ibyo afite ibitego yagiye atsinda, ni mwiza muri national ugereranyije wenda na performance ze zo muri club. Wareba Kwizera Georgia nawe hari amasist ushobora kwibuka, hari igitego nawe ushaka kuvuga ati kimwe bibiri wenda afite. Wareba kuri Inshuti Innocent bagaburira imipira hamwe mu hantu wizera ko byamworohera gutsinda igitego ni mu buryo bwo mu kirere cyangwa se mu mipira ituruka mu mpande atsindisha umutwe. Ukabona ko Adera Murusha icyo kintu yagiye cyubakiraho cyane. Hakagaruka ikintu nyamwara arebye mu gihe Adera Murusha afitiye ekipe zimwe muri secteur wavuga ko yagiye aturunama abakinnyi cyangwa se ahindura cyane, ni igice cya mediane. Muribuka ko Muhire Kevin akinnye iyi match abanjemo bushize yaraje asimbuye akerekana ko ari ibyo yatanga. Murabyibuka ko Mugisha Bonheur Kazemiro akiyagira siwe yizeraga ko yakinisha kuri nimero 6, yamuzanye nyuma nabwo igihe kimweretse yuko ari umukinnyi utagakuye muri mediane. Umukinnyi wenyine ku ngoma Adera Murusha wavuga ko muri mediane yizeye akaba akiri mu kibuga ni umukinnyi witwa Djihad Djido. Bivuze iki? Umukinnyi umutoza niba kwereka ko mu gice yagiye akoramo impinduka cyane mu gihe yafashe ekipe y'igihugu ari igice cya mediane, binakwereka ko hamwe mu mpungenge ashobora kugira mu buryo bwo kubaka imikinire kuri we yaba icyo gice cya mediane. Kubakira ku bakinnyi rero bo mu mpande ugiye gukina n'ikipe ya Benin. Gernot Rohr abantu banabyibuka kiri mu ikipe y'igihugu ya Nigeria, buri no mugabo abanyanigeria barana babaye asohoka muri iyi ekipe ya Nigeria kuko mu bakinnyi mu batoza b'abanyamahanga batoje ekipe y'igihugu ya Nigeria Super Eagles mu myaka ya vuba, wagerageje gukora imibare yari Gernot Rohr. Kimwe mu byo bamushimiraga niba mubyibuka neza cyane, aba bakinnyi bari barimo bitwara neza ba Demola Lookman, ba Samuel Chukwueze, icyo gihe ba Victor Osimhen yameze neza batangiye kugeragezwa muri aya ma ekipe yakomeye zo za Napoli ava muri Zarire. Bari abakinnyi yazanye no mu ikipe y'igihugu agerageza kubabyaza umusaruro, azana iyi systeme yubakiye ku bakinnyi bo mu mpande abo twavugaga, agerageza no kubakurikirana n'abandi batari bagahamagawe abagirira icyizere. Bivuga ngo hari uburyo yahaye umurongo ekipe y'igihugu ya Nigeria, ariko kubera management mbi icyo gihe murabyibuka barimo banahindura abayobozi muri federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Nigeria, hazamo kutumvikana arigendera ajya mu ikipe y'igihugu ya Benin. Cyo nashatse kuvuga Adera Murusha ugiye gukina na ekipe ya diverse, umenya nayo ni ekipe ihagaze ite mu buryo bw'imikinire. Muri system ya Gernot Rohr ya 4-2-3 nayo yubakira mu bakinnyi bo mu mpande. Niba mwarabibonye abakinnyi babo ntabwo batindana umupira hagati. Na Steve Munier Michel rutayizamu wabo iyo aje muri open play kubafasha gukina, iyo abonye umupira ahita atekereza ku basore babiri, Futunji Andreas Utunji n'uyu mutaramu Dosu Joder Dosu. Bivuze iki? Uvuga ngo natwe niyo imikinire yacu turi kuyubakira mu mikino mu bakinnyi bo mu mpande, deja duel zose zigiye gukinirwa cyangwa se turaza kubona umupira utinda ku ruhande. Ese twita tuvuga ngo turi beza kuri abo bakinnyi bo mu mpande kurusha adversaire Sami? Ubundi bivuze neza systeme z'aba batoza babiri zirasa zigatandukanira ku makarite azikina. Urakoze cyane. Kuko niyo nari ndimo ngana ku kintu cya karite tureba ngo ese nge ndi mwiza kurusha uwo duhanganye. Ikibikwereka kutari mwiza ubwabyo twebwe tugerageza kure mu buryo bwo mu gice cya mbere, ni uburyo bw'amashoti yaterewe kure, ni uburyo bwa za long pass, wenda umukinnyi akaza kubona asigaranye 1 contre 1 cyangwa se 1 contre 2, agerageze kuvuga ngo reka umupira umve ku kirenge. Amavubi gusohora umupira mu ruga rwabo ni ikibazo, biragoye. Uribuka icyo kintu nagiye ngarukaho, niba umutoza byagaragaye Saminuze no kureba na Derari Ruvyanga, ntabwo bisa nkaho yizeye igice cye cya mediane kuko arafurusa ko umupira tunyuza ku ruhande. Nimunabona barafinda imipira yayibonaga ugasanga umutoza Gernot Rohr arabizi
ku Mavubi yakinnye nayo ngenda byibuka nayo ndi muri Cote d'Ivoire badutsinda ibitego 3 gusa icyo badukoraga ari 11 z'ukwezi uyu munsi turi 11 ni umwaka ushize neza n'igi ikintu bakoze twabarushije mu buryo bwo kubaka umukino ndabyibuka n'abayobozi ba federation bagiyeyo yariyo president Alphonse Munyantwari yariyo vice president we ngira ngo ni Richard ndetse yariyo ESG aba bagabo muri discours zabo cyangwa se match irangiye bavuze ko ari uburangare ariko mu buryo bwo kubaka umukino ngo twabarushije uzi icyo bisobanuye Grenot Roh wicari bureba aravuga ati systeme dukina twese turayihuje icyo ngiye gukora urakizi no kureba mu buryo bwa karite niba bo biri kubagora gusohora baro n'igice cya mediane gisa nkaho umutoza adashaka w'Amavubi kuba ariho acungira cyane uzi icyo ngiye gukina ama long pass abanye ko aricyo bagiye badukina avuga ngo ngenda kina ama long pass mu gihe bo bari gusohora abakinnyi babo kenshi baje gukina kuko niba nimero 7 na 11 bari kuzamuka mu buryo bwo kugira ngo amenase equipe ya Benin nimero 2 na nimero 3 nabo bazamutse ivuga ngo na axe witwa Manzitseri na Mutsinzanje Jimmy barazamukana na ya defense yabo bumutoza Grenot Roh yahise akora iki aravuga ati ngiye gusohora baro ntibinsaba kongera muri mediane cyane kuko aravuga ngo reka mbanze nubaka urukuta ni kimwe mu byo yizereramo namwe ibonye uburyo twe dushaka kurema turashaka guterera kuri uzi impamvu imurane na mugenzi we inyuma kuko utageze imbere rega zari ikintu bisobanuye urakoze neza cyane reka dufate case study ku ikipe yatsinze ikipe y'igihugu ya Benin iwayo ibitego biri ku busa Afrika y'Epfo sibye ko wenda bintu byo kuba amanota 3 byahise bibavanga mu mutwe akaba n'ikindi kintu zino competition zikinwa igihe kirekire urumva forume Mafokenge yari afite ari mu Orlando Pirates ubushize bagera muri kimwe cya kabiri cyangwa cya Champions League forume za Batapelo Morena ntabwo arizo zihari kuri ubu ngubu Mafokenge yagiye mu Barabu asa nk'asubiye inyuma yanavuye no muri equipe yabo ejo bundi equipe ya Benin ushaka kwitsinda bisaba ngo ukine imipira yo hasi kandi utange passe zikasa marinyi ku buryo zica hagati mu bantu apana kuvuga ngo uraza ngo gucisha umupira ku mpande Bene ukunda ikino systeme yabo ya 4-3-3 iyikina muri schema tactique yagaze mu kibuga ariko iyo idafite umupira baba winga baragaruka inyuma na abawinga bose bagaruka inyuma hagati bagahita babatanu igahita ijya muri 4-5 imurane na Rumeida ntibazamuka ngo nibava hagati hanyuma Dosu ahita agaruka na Utonje akagaruka bagasanga abakinnyi bo hagati batatu bagahita babatanu hagasigara Sibibone wenyine wona no musore witwa Doku dore cyo bahita bacungiro ni munareba ku gitego badutsinze remplacement yakoze ni poste par poste witwa Grenot Roh yazanye mayibundi iyo bamaze kubaka iyo bidefendire ayo watsinze igitego se yasimbuye yarakina yaruriye mu Faransa yasimbuye no wamuhaye umupira no wakoze ku mupira uyu mwana mulu yaramaze gusimbura dore icyo bakora rero ni contre attaque uzi kuntu bahita bubaka iyo bagiye kwita basohora umupira mu gihe badefandaga icyo asobanuye neza Samiri asobanuye ko baba defenseur bane biyongeraho baba fullback babiri yego ndako baba winga babiri bakiyongera n'aba bakaseri babiri bivuga ngo Benin sigari giye kukudefandisha baba defenseur bane baba winga babiri bagarutse kunganira aba fullback baba kaseri babiri bari imbere ya defense nka rido basiga abakinnyi babiri bafite carte imezirye hari umwe ufite speed wihuta cyane kuko muri contre attaque ugira animateur wa contre attaque agomba ko afite speed afite karite yo kugumana baro muri cyagiye contre attaque idakunze aha tekereza vuba shano no kugarura umupira muri open play bakagira n'umufinisha mwiza cyane uze kureba igitego badutsinze nuvuga ngo bari afite umukinnyi wirukankanye umupira hari n'uriza kuwutsinda nicyo Samir yavugaga nujya kuko Samir agarutse ku kintu gikomeye nacyo cyanyeretse ko turi busufure hariya baro baduteye yarivuye muri kona ku muzamu yarivuye ku muzamu ko twe twabatefanda nabi Fiacre ameze nk'uwabwiye Claude ngo ureke Claude kuko yakoze hesitation aramubwira ngo ureke nawe arasohoka birangira abona ko atari bugereho ahita asubira inyuma Rovia kuri iki tuvuga ufite Kevin afite karite ntajya atanga passe zijya imbere imipira myinshi yatangaga ahita ahindukira agayisubiza inyuma imipira na Jihad ako kantu akagira ko gutanga imipira inyuma urumva niba unakinisha abawinga
tanga umupira uca muri ya defense ku buryo umuwinga yisanga imbere asigaranye n'umunyezamu none se uko nibyo bamafokenge n'abarifota bayikinisha reka nguru urugero wenda na Derara tuvugana barafinda un contre un bavuga ngo aracenga cyangwa araza kwirukankana Barafinda ni mwiza Barafinda ni mwiza muri free space aha n'igitego yatsinze kuri za South Africa nayo ma free space ni ukuvuga ngo niyo mpamvu wabonaga twakira aba bakinnyi ba uyu musore ukina wanyukuriye muri Lille uyu mutarahamagara mu Bubiligi Sahabu uyu mukinnyi nawe ukina mu Bubiligi wazamukanye na ekipe ye Samuel Geret uzi impamvu bahari aba Barafinda baba beza kuruta turavuga Jihadi tubize ko imipira ye kenshi ari igisubira inyuma cyangwa ikaba amahorizontal ajya mu mpande niko yemeze kuri Keve imipira ntabwo uri uvuge ngo ni ya maturu passe yinjira niyo mpamvu aba Sahabu yashobora cyangwa se ba Samuel Geret yabaga mwiza ku icumi ku ngoma y'umutoza Trostin ko rero babona gafite iyo karite yo gutanga amaturu passe ku bakinnyi bacu bakina mu mande reka tugaruke kuri Kwizera Joje ni umukinnyi wikinira inyuma kuri gatatu cyangwa se agakina nk'umufullback mu badefenseri batatu muri Ireland ngo yikinira kuba ariyo defense niko bimeze bivuga ngo nawe ntabwo yaba mwiza muri kontre beso mu winga ugeze uruhande ngagere ku murongo atahana tagaru imipira hagati bivuga ngo mu by'umutoza yagombaga kumekinga ashavuga ngo abakinnyi banje ndi butegereze y'ibitego bo bafite abakinisha cyangwa baba beza bigenze gute niyo mpamvu byorerwa na adversaire kenshi niba twawushije uburyo igice cya kabiri abakinnyi bacu baragaruka reka nkwereke gato Nepo murakoze cyane kuri icyo kintu uvuze Thorsten Frank Spitzer hari ikintu yari amaze kubaka mu ikipe y'u Rwanda Amavubi yari amaze kubaka controle kugira controle mu mukino controle mu mukino donc kuba wagira ibihe ikipe igahererekanya ikava inyuma ikazamukana mpaka batanze umupira wa nyuma ushobora kuvamo igitego ariko muri iki gihe turimo twabaye chaos twe natwe nyine dushaka gukina ubone ibintu nyine nureba uburyo wabisoma uburyo bahererekanya uburyo muvoma zikorwa Thorsten yari amaze kubaka amatriangle hagati muri mediane ku buryo Gilbert yashoboraga gucenga umudefenseri ahita abona umediateri ye hafi ye ku ruhande ari muri mediane niba ari ku ruhande akamucomekera ball akahita yongera agakora muvoma umediateri akahita amusubiza nyine ukabona na amatriangle nkayo tubona nyine mu ekipa akina umupira mwiza i Burayi ariya matriangle niyo atuma kuri icyo wavugaga umukinnyi wo muri mediane ashobora kurekura pass acunga muvoma z'umuwinga yatatse space agiye gutsinda igitego ariko twe muri uburyo turimo dukina nyine urabona umuwinga arafata baro ariko ukabona ikintu yakora kugira ngo agere imbere y'izamu nuko ubwe akora penetration agacenga mpaka agezeyo Eidar abagenda bahanagura tuzi ubushobozi bwo kudribura bw'abawinga bacu ntago buhagije cyane therefore uyu mutoza nawe akeneye kongera kubaka icyo kintu akeneye kongera kubaka uburyo iyi kipe muri mediane n'uburyo bahererekanya yaba bane b'inyuma yaba batatu bo hagati yaba batatu bataka yongere yubaka uburyo build up ishoboka ku Mavubi ikintu tumaze kukibura imikino myinshi nta control dufite hagati mu mukino niyo mpamvu dukutwa n'igitego mu buryo bw'amaherere tuganire gatoya kuri uwo mutoza kuko ibyo arimo gukoresha nibyo Spitzer yakoresha nabyo yasanze control ariko ntago imeze neza abantu bashobora guhagarara mu kibuga kwa kundi na line-up urebye na line-up yatsinzwe na Benin usibye ninde bavuyemo ni Makeri babanje mu kibuga icyo gihe muri Benin mu yadutsinze bitatu wo ari muri Cote d'Ivoire yibuka ndayifite Nomborenga gusa avuyemo ndayifite rwose kuko urebye Nomborenga wenyine kuko icyo gihe dukina nabo nk'uko bivuze dutsinda bitatu Nomborenga avuyemo Nomborenga gusa Nomborenga avuyemo ari ushobora kugikoresha equipe isa ariko animation zitandukanye animation ikabitanga buriya twari tumaze nk'ejo nko ku munsi w'ejo Gilbert ibintu yakinaga yarakwiriye kugaruka mu gice cya kabiri iyo umutoza aza ko atari byamutumye hari ikintu cyo gutanga passe zijya mu mande nawe na Emmanuel Okwi nabaza se ko wakiniye Uganda ko mwajyanye mu gikombe cya Afrika niki ubona ikipe y'igihugu cyacu ibura abati ifite umutoza udafata risk turimo turakira nk'abantu bugarira batsinze igitego turimo turakira nk'abantu bashaka kurya iminota passe zijya mu mpande gusa Keva yifashe ayitanze hirya ku ruhande abonye nta nzira ihari Gilbert ayigaruye hagati barongera bayitanze paka ku munyeza afite control muri mediane bavuga ngo bari gupasa neza n'abafana benshi ikintu abakundiye bari bafite ibitekerezo byo kwataka ku buryo ari nk'ahantu Keva yasubije umupira inyuma stade yose ivugira icyarimwe ndavuga ati oya ntabwo bikunda mutanga imipira igihe Gilbert Mugisha ari ahantu yaremye uburyo bw'igitego
tubona kabisa bigiye kubyara igitego ahita asubira inyuma. kandi ageze muri box kandi noneho urareba ukabona reaction y'umutoza atera murushi ntacyo bimutwaye. Wari urimo utubwira ku ndashaka ko mutoza. tujya ku mibare Adera Murushe yatsinzwe na Nigeria ibitego 2-0 wose umukino umwe Bwana Adera Murushe anganya na Lesotho 1-1. iyo ni match ya kabiri. Bwana Adera Murushe ajya gukina imikino y'ishuti muri Algeria atsindwa n'amakipe abiri iya Chani na Senior Team Zombi buri bibiri. umwe yagiye mutsinda 2-0. Ejo bundi ajya muri Nigeria akubitwa 1 mbere yo kwerekeza muri Afurika y'Epfo. Aza ageze muri Afurika y'Epfo aza gutsinda Zimbabwe 1 hanyuma atsinzwe na Benin mu rugo 1-0. Niba mbyumvise ni match 7 yatsinzwe 5 atsinda match imwe. Yego Erega dufite 10 Anganya match imwe. dufite Anganya 10 match. dufite 11 Match 7 yatsinze match imwe atsindwa match 5 anganya match imwe. yego dufite Uwo 11 ni umusaruro Trusted mbumbe. yadusiganya 7 Ku bitego numvise yatsinze ibitego 9 yatsinzwe ibitego 9 yinjiza 7 arimo umwenda w'ibitego 2 mu mikino amaze gutoza ikipe uwo ni umusaruro mbumbe nyene wa Bwana Adera Murushe atoza Amavubi. Buriya umutoza reka tugaruke wenda ku bimwe warebera nk'umutoza ugiye no gushaka uburyo umusobanura n'uburyo umubwira abantu. Hari ibintu umutoza bigomba kumuranga. Kimwe mu biranga umutoza cyane cyane aba b'ikipe y'igihugu baravuga bati nibyo ekipe ntuhorana nayo ni ekipe uri bwakire bitewe no kuba bajonjoye nk'abeza aho bakina. Wowe iyo ubafashe ntabwo uba waragize igihe cyo kubana nabo ngo umenye byinshi upangana nabo kuko batinda mu maklebe ariko ubuze urwego rwabo kuko ari beza bitwa intoranywa zaho bari abeza. Icyo ukora cya mbere ni ukubahuriza uburyo bw'imikinire ugakora uburyo bw'imikinire busobanutse. Ubwo ndahita njya twirefera kuri Frank Trosten Spit. Uyu mugabo nta nubwo byanasabaga kenshi ko twadominye South Africa, ntibyasabye ko ekipe y'igihugu ya Nigeria tuza kuyirusha kuko mu buryo bwa karita arabizi ko baraturusha aho bakina kuri experience n'imitegurirwe yabo. Ariko aravuga ati kugira ngo abakinnyi banjye mfite babe beza nuko mbubakira uburyo bw'imikinire buborohereza bike bafite babashe kubitanga. Sinze kubagora, sinze kubashyira mu madueli batari bushobora. Twabonye akoresha imyitozo iri basic umupira w'amaguru turamuseka. Ariko yari arimo yubaka kiriya kintu cyo kuvuga ati mwakira umupira umutoza tuhereye umutoza n'uguha kuri ibice cyagusanganye. Urakoze cyane. Hakazamo n'indi ngingo buriya bareberaho umutoza abakinnyi wafashe babaye beza ku ruhe rwego ugereranyije n'uko wabasanze. Ese ubwabo ibihe byiza babasanganye babigumanye. Ese hari urwego wabazamuyeho kuko abantu baranatunguwe turavuga tuti barafinda wa nationali abaye mwiza kuruta wa club imorana mu buzima bwa buri munsi. Turi kugendana Nshuti Innocent nibwo yatangiye kwizerwa. Nshuti nashaka kugira atya kuri match nk'iya Nigeria akabona igitego agakereya n'uburyo byashoboka ko twabonye witwa Gereti mwiza binamugurira amagara adahakina agatangira kwizerwa natwe tukajya tumwakira ari muri ekipe yari meze neza. Ibyo bintu byose rero ni naho Adera Murushe Adera Murushe buri watangiye gusa nkaho muri critique ukora cyangwa se muri discours zawe bro ntabwo twigisha kumenya ko hari ibitarateguwe. Ariko nanone tubanze twemeranye n'ikindi kintu kimwe, abatoza baraza bakagenda bagahinduka bakajya kuko no Trosten dushima ntiyatujyaye mu gikombe cya Afrika. Aho niho nari ngiye 21. Reka banze ngo ino statistique tujya mu gikombe cya Afrika ari ubwa mbere. Nibihugu bitatu byabigiye mu gikombe cya Afrika ari ubwa mbere. Icyo gihe yari u Rwanda, Zimbabwe na Benin. Byari ubwa mbere. Benin nyemegiyemo 4. Benin igiyeyo bwa gatanu, isubiyeyo 4. Ubwo isubiyeyo 4. Zimbabwe nayo isubiyeyo 4. Uyu gatatu igiyeyo bwa 4 isubiyeyo 3. Bivuze ngo ibyo bihugu twagiye mu gikombe cya Afrika ari ubwa mbere. Benin yo biranashoboka ko yajya no mu gikombe cy'isi. Kandi turasubirayo. Yego. Hari ikintu kimwe umutoza arimo aravuga akabivuga yenda twatsinze izo nama yakazihaye abayobozi ba federasiyo. Akababwira ati murabona ko shampiyona itari nziza, murabona wenda ko mudategura imikino y'abana byafasha national no kugira icyo twitwara. Ariko nanone hari ukuri nubwo wenda yakuvugira atariho. Hari ukuri abayobora umupira w'amaguru akwiriye kumva. Ibihugu bya Sekafa 11 uvanye Eritrea. Ibihugu byo uvanye Eritrea
twebwe na Djibouti na Sudani y'Epfo itangiye umupira ejo bundi, igihugu cya Sudani n'ikiba gikoze ejo bundi ahangaha, u Rwanda ruri kujya kugarura amahoro za Juba se ejo bundi ahangaha. Ni ibyo bihugu bitatu byonyine byo muri Sekafa bidafite ikipe muri raundi ya kabiri y'amarushanwa nyafurika. Ekipe y'igihugu ihera kuri shampiyona imbere, mbere yuko ibindi byose wabipanga. Rega aho ngaho Sami navuze imibare y'umutoza w'ikipe y'igihugu, ariko icyo kwibaza ni kimwe, kuko abatoza nk'uko bivuze turabahindura, ariko se ikibazo ni abatoza cyangwa ikibazo no mupira wacu? Aho rero Sami reko uhita wakomereza. Buriya ngiye kugaruka no kuri Frank Spitra hari resultat yakoraga, ariko nawe hari aho yageraga ukabona ko abaye limite. Reka nguhe urugero, turavuga ibitego 3 twaririye muri Benin muri qualification y'igikombe cy'isi nako cy'Afrika, niyo twahise duta amahirwe. Ndabyibuka rwose, abantu bahise bavuga bati amahirwe yari ahangaha. Twatsinze amakipe yagiye muri qualification Benin na Nigeria, tunanirwa Libya. Urakoze cyane, urabyibuka. Yazanye abatari y'imyaka 23, kuko u Rwanda rwagiye muri South Africa, muri Cote d'Ivoire ya Bidza, aho Benin yatwakiriye intera ivuga ngo reka turwane no kwakura rimwe cyangwa insinzi, noneho tuzirwarize kuri Libya i Kigali. Reka tugendane. Mwumva uburyo aho tugiye kugaruka ariho hakomeye. Twahakubitiwe 3-0, ari naho Benin yahise ivuga ati igikombe cy'Afrika biragaragara ko twerekezayo. Dore icyabuze rero, ari naho Samir yarari na wa mutoza tweretse ko bake beza dufite hari ibyo twabakuraho, hari aho tugera bikagaragara ko uyu mwana turi gusaba ibyinshi. Twamubonye ku myaka 18, byasabye ko umutoza utoza nka Muhanga n'urugero Budu aza kumenya ko mu burasirazuba hari umukinnyi nka Ruboneka Jean Bosco uri kwakina ugeze imyaka 18, 19, yaha amahirwe akamubyaza umusaruro. Hari umukinnyi nka Mutsinzi Ange mu by'Imana yahagaragaye, umutoza wa Muhanga aravuga ati uyu mwana wamugerageza ntiyakinnye shampiyona y'icyiciro cya kabiri ngo atinde wenda uvuge ngo yarateguwe, nta akademi wenda yo kwa Zinga cyangwa se yo kwa David yamukuyemo, nta marushanwa y'abana yamukuyemo. Muhanga baravuga ati harekano twamubonyeho cyarapfuye, harimo Mpaga, buri joro ni abarimo Mpaga. Uri kumva icyiciro cya mbere nacyo kiracyabonekamo Mpaga. Hari akantu twamubonyemo, reka tumwegereze Omari, urumva, cyangwa nyakwigendera Gangi, bamutraining, bivuga ngo uri kumutegurira mu marushanwa afati. Urumva uburyo twe turi gutegura aba bakinnyi. N'ahandi tuzagira umutoza Spitra, haro twageraga tukicara kuri pano tuvuga tutari ki ikipe uwayishakira abandi bakinnyi bafite ibyo abakinnyi bacu badafite. Mubise ikintu twahitaga dutekereza, urukumva ruvuya tugendane biragaruka hehe. Dutsindwa na Djibouti. Djibouti yadutsinze ni Sudani. Djibouti avuga ngo ntabwo turi Brazil. Yewe niwe yabitubwiye. Uri kumva icyo navugaga ni hari aho tugera tukumva ko hari izindi ntwaro twakenera zitari ziri muri shampiyona yacu. Bigaruka ni Samir avugaga, ariko nepo ntakubeshya abakinnyi nkuko nta kipe nimwe ya club ishobora gukomera idafite mabene igihugu bakomeye. Nta kipe y'igihugu nimwe ishobora gupfa gukomera idafite abakinnyi de base. Senegal mbere yo kujya gutwara igikombe cya Afrika yirutseho imyaka na Nyagatete. Tenge yo muri shampiyona imbere yagiye gutsindira na Raja Casablanca muri Maroc, ijya mu matsinda ya Champions League. Ni nawe ava bano bakinnyi barimo barazamuka, bano bazamutse muri za Metz. Baramini Kamara bavuye muri Senegal ejo bundi aha. Nta kipe nimwe y'igihugu yakomeye shampiyona itameze neza. U Rwanda rujya mu gikombe cya Afrika, twarabe yagaraguye za Mareka hano hirya, abantu bose babireba, igaragura za Mareka. Ni ikipe rero nubakiye no kwakiba hano baje muri Sani bakinaga, bakarekeza ni bakinaga, icyo gihe twari dufite yakinaga, icyo gihe twari dufite basohotse kwera igikombe cya Afrika. Ikipe niba shampiyona itameze neza, ikirimo mpaka, ikirimo amabaro y'abantu batahembye, bakaba nta bana bari gutegura, kuko hari ibintu bazanye ngo Club License amakipe afite amajiniyo, twabaga tuzi ngo Kiyovu ifite umuntu witwa Migi, ifite abantu bitwa Bayiranzi, tuzi ngo ifite ba Petit Jimmy, tuzi ngo APR irimo abakinnyi barimo bagenda bakina hirya na za Tarafu. Amajiniyo arabanza gukina amajambere ko twabaga tuzi abastari bo mu bana bakazamuka anga. Amajino uzi umukinnyi wo muri Rayon sibye Petit Messi, Petit imyaka 5 aya bana bari gukinira. Sami nje nagize amahirwe yo gukurikirana iyi shampiyona y'abato aho nakoraga, ko icyo gihe ni Kenisi yari afite equipe y'abatoya. Bro, zimwe muri si yatwaye iki gikombe ari mu kazi Kenisi uze kubireba muri kubigenza yahagamye Rayon Sport. Arumva ruvuye akazi kose yaba
avamo ari wenyine kuko umwana akurira mu mikinire niba nta shampiyona ihari ngakine n'abandi bana bangana Sami, ntashobora kuzabona imikino yakina n'abantu Sami, babo. kuri icyo uvuga reka nkubwire zimwe muri reclamation abagerageza gushyiramo imbaraga batangaga. Iya mbere, uburyo bikorwa n'iyi foruma barakubwira ngo bagiye kubikora mu buryo bw'amaligue borohereza aya ma ekipe, ariko iyo urebye neza niba ekipe nka Rayon Sport junior yabo iri buviremo muri fazi ibanza yo ku rwego rwa ligue ibigiye uri kumva ekipe nka APR reka nyigarukeho iyo ifite ukuntu ibikora n'ubundi abeza babo baba bari mu ntare bakina ya shampiyona ya deuxième division. None reka nkubwire ukuri guhari uyu munsi wabwira ikipe ya APR ati abo bana bazana bashyire muri shampiyona y'abato babona ko idakomeye ntacyo umuntu yagiye kungukiramo. Ubwe na Kenis yarakubwiraga ati kubona abasifuzi basifuriza match za junior ndabyibuka ari match zagiye zisubikwa abasifuzi babuze. Hari match yahuje Gasogi na Sunrise mu bato, icyo gihe abasifuzi baza nyuma y'amasaha abiri byagoranye kugira ngo iyo match ibe. Icyo gihe Sunrise na Gasogi bikwereka ko bikomeye zageze muri semi final kugira ngo demi finali zikinwe bavuze yuko zapendinzeho ibyumweru bitatu. Uzi cyabaye bakubwiraga ko ibibuga byabuze. Uzi ko aya ma ekipe ari muri semi final icyo gihe hageze Gasogi, Musanze, Sunrise na Marine aribo bashatse uburyo biyoroganiza bavuga yuko ikibuga bakibonye Shorongi APR yakibahaye hakinwa demi finali. Murumva uburyo ibintu biba bikomeye. Bo bwabo barebye aravuga ati uko bipendinga ntacyo dufasha abakinnyi. Kandi icyo gihe Eric Nshimiyimana yari afite ikaramu n'urupapuro ari gutegura ekipe izajya muri Sekafa y'abatarengeje 20. Ubwo se uri kumwunganira iki? Kwaza kubajonjora bakagira igihe cyo gukora kampu bakazagira n'igihe cyo kwitabira amarushanwa. Niba koko tutitabira Sekafa batarengeje imyaka 17 ntitwitabira batarengeje 20, kuko n'aba bakinnyi beza baza muri shampiyona bazunganira abeza twateguye b'abanyarwanda. Niyo mpamvu babonye twavuze ngo cyangwa se federasiyo yicara avuga ngo abanyamahanga babe 3, abanyarwanda turababura tukituruna ku bakinnyi bamwe basa. Niyo mpamvu kuri icyo kintu twavugaga tugisorza ngensonza nibyo turashaka kubyitirira umutoza, ariko nawe nuko abivuga igihe kitari icyanyacyo. Ariko umupira wacu tubyemera. Ejo ndirigane yabikomoje anga tutanabitindaho yaravuze ati Rayon Sport irabiriye na APR izabirya. Kuri iki Samira agarukaga ku rwego rw'amaklub yacu hari aho bagera. Reka ngurugero uravuga ngo Rayon Sport ngo nyamara ngo igiye guhura n'ikipe yo muri Libya ngo haburaga gatoya ngo yikarifi igikurikiyeho singidera yikubita rere tour. Kandi avugaga ngo mbere ngo haburaga gato bijya mu matsinda, ariko none virimo muri arawundi ya mbere ngo yagabanyije umwenda ngo ni 3-1 bigahita biba 5 ku busa. Unyibugiriza Nili Tomboriba arimo kumubwira twicara hanze amubwira ati nuko nabivuga bareyo ntabwo nabakira, ariko singida izajya mu matsinda cyane rwose. Nureze nkubeshye icyo umuntu yavuga twanenze umutoza ibyo akora nyine mu gihe kitari cyo. Yego nicyo njye namunengeye gusa. Naho kuba yabura karifikasiyo y'ikisi cyangwa cy'Afurika se wa mbere sinawe wa kabiri azaza n'abandi bayiburi mu gihe nta kintu kirahindukamo azaza n'abandi. Turwaye ni umupira wacu muri rusange tubyemere pe. Niho tugomba I Burundi bafite ibyiciro kugera ku cya 5. Kugezaho Uganda bafite amarushanwa 99 yanditseho umupira w'amaguru. Hano dufite amarushanwa angahe? Ejo match irangiye abafana banze gutaha match yarangiye bahagarara cyane cyane abafana binjirira kuri VIP na VV bategereje umukuru w'igihugu bahagarara hanze. Umukuru w'igihugu yari atarasohoka muri stade baramutegereza. Ageze hanze yanze kwinjira mu modoka ye arabanza arabasuhuza. Nk'umwe mu bantu bari bahagaze aho ngaho ngewe mubo yasuhuje ya Pepe si yankoze mu ntoki ariko nyine ya Pepe yiri mu bantu bari bahagaze aho nari mahagaze cyane. Ikintu nakuyemo ni uko abafana bari baburiye ibyishimo muri stade bakavuga bati byibuze adusuhuze tugende twishimye. Hari n'abafana batatinye kumubwira ngo ahubwo n'abafana nyine bavugira mu rusaku kure cyane ngo twiruka ngo mubyeyi ngo twirukanire umutoza. Urumva uburyo abafana bababaye, abanyarwanda bababaye. Bamwe bati byibuze turatsinzwe ariko umubyeyi byibuze aradusuhuje. Erega kuri social media nibyo byishimo dutaha bakwiye kuri stade kuri social media urumva ibintu erega ni ikintu kimwe kuri social media uzarebe isi yabaye umudugudu
abatarama bavuga hakurya ati ako gasitade kanyu bimeze bite aho ati namwe urwo rwiza rwanyu muzarutsindirwamo bikumva ubwo bakaba botsanya nureba ibihugu byose za South Sudani Congo nubwo wenda batsinzwe nabo stade yuzuye buri amasaha 7 hano turakingira abafana kuza nabake baje bagataha bababaye uko byagenda kose ari abandi batazagaruka ubutaha kwako batashye bababaye kandi bakabona ko nta gikorwa kugira ngo ubutaha bazishime umupira wa hano ukwiriye kubamo impinduka kandi zishingiye ku guhera hasi apana kuvuga ngo okay wahindura umutoza nibyo ariko se kuki ariko ari urugero gato nifuza gutanga Sami dukunda kumva Clairefontaine dukunda kumva St George's Park hari ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ikorera camp na Clairefontaine oya bimanura hano mu Ghana Afrika Uganda bagira centre national technique Ibanjeru urakoze i Burundi baragira centre national technique ba mu Ngagara urakoze n'ibindi bihugu bitandukanye ba centre technique hano mu Rwanda hano tutagira centre technique je nanze urugero rw'ahantu wenda hazwi cyane uretse gato nepo amanze twumve iki kintu twumve nani arakoze cyane Samira Sakomoza ku ngero za hafi nari ngiye wenda kuri St George's Park mvuga na Clairefontaine muzi ko hari ahantu habera amakampi y'ikipe y'igihugu gusa oya hariya hatorezwa abana sibyo haba hari hatozwa abana nibura kuva ku myaka 5 kugera ku myaka 16 cyangwa 18 aho ngaho niyo range hakanatorezwa abatoza b'abakiri bato n'abatoza bazavamo abaprofessionnel abo batoza nabo bifashishwa mu kurera abo bana kugira ngo bazamuke bari ku rwego rwiza abo bana nibo nyuma y'imyaka tujya kubona tukabona bari mu equipe nationale nkuru bakina umupira mwiza amakipe akuru ariko twebwe sibyo na centre twagize wenda tuvuge twakita wenda yari kuri Ferwafa yari meze nka Clairefontaine yacu nka centre technique yari nayo yavuyeho uzi impamvu nibura ariko reba abakinnyi banyuze muri equipe twagize muri equipe nationale mu myaka yakurikiye baracyari therefore ese kuki icyo kintu kitagaruka bakavuga toke wenda izi saha ubushobozi bwo kwita bubaka nka Clairefontaine wenda byagorana kwita bubaka ikindi ariko ikintu cy'ubushobozi cy'igikoremo wazanye muri muzinga wanyaho ntabwo wabura ubushobozi muri iki gihugu cyacu muragena niba ligue muri ubwo buryo bw'ama ligue tuvuga wenda niba butari gukunda butari gutanga umusaruro bwo mwabigarutse bisa nk'ibitari gutanga umusaruro ntabwo bitanga umusaruro ntibikorwa niba kugira ngo amaselection y'abakinnyi beza babafate bagiye babirerera aho ngaho noneho babashakira imikino yabo yihariye ariko babarerera aho ngaho bongere bakore groupe bajya bakora generation zijye ziza zisimburana ariko aribo babikurikiraniye babahaye abatoza banyabo bizeye abatoza bikoreye bazima therefore bishobora kugira icyo bifasha mu buryo wenda bw'igihe gito uzi impamvu amakipe y'Ubufaransa n'ay'Ubwongereza ataba muri hoteli niba Mbappé yaraciye Clairefontaine kuko abajya muri centre technique nationale nabavuye mu yandi marerero meza mu gihugu bahurijwe muri iyo equipe ntabwo bajya muri hoteli kugira ngo batere courage babana bari muri centre simujya mubona ko ari n'igihe babaha ikaze bagakora imyitozo kugira ngo batere courage babana bari muri ayo ma equipe matoya nabo bazakine avuga ati naye nari kumwe na hari agafoto nakweretse ka Antoine Griezmann ari kumwe na Thierry Henry na Zidane 9 avuga ati nanjye nzakinire nationale n'ikipe y'igihugu ya Senegal buri iri mu rugo nijya muri hoteli bajya muri centre technique nationale ariko hano ngo hoteli ngo zabaye mbi ngo sinzi ngo bimutsa ngo bagiye mu yindi ni gute tutagira centre technique nationale kadusoze tuvuze byinshi uyu nguyu ngo